Ni kenshi abamotari bakunze kugaragaza ibibazo bagira mu kazi, ariko ibyinshi muri byo bakunze kubyerekeza kubo bita abasekirite bashinzwe kubareberera mu kazi. Bamwe mu bamotari twavuganye batubwiye ko babangamirwa nabo basekirite ku buryo ngo kubyifuzo byabo bakurwaho akazi kagaharirwa polisi. Da service mbi cyane. Nk'ubwo urumva agomba kumanisha amande y'ibihumbi 3. Banca amande y'ibihumbi 10. Nabahe 5 banyarikira na kitansi y'ibihumbi 3. Y'ibihumbi 5. Twebwe twifuza ko byibuze hatagize igihinduka polisi neza yitwikurikiranira kuko n'ubundi ifite uburenganzira mu bushobozi bwayo. Bijyanye n'abasekirite ikibazo duhura nacyo ntago bakora akazi kabo nkuko bakwiye kugakora. Twebwe nk'amakoperative dukoze amanama akatubwira ngo uzajya utwara umugenzi umusiga ahantu ahagiye ukahagera ukahagarara ukamusiga umusekirite wikanga yagufasha kandi uko umusigaho yaragiye akagufata ukavuga ati ngewe yarambwiye kajya kazangaho umugenzi. Ico gihe ntaga kurikiza itegeko ryo kumva ko waruzanye umugenzi ahagiye ahubwo ahita gufata akakubaza ibyangombwa. Eza gufata umuntu ufite perime umwoherereza udafite iyo perime urumva atari akarengane, ugafatwa n'umuntu utazi gusoma no kwandika udafura ufite umwanda ku buryo aza yanagufata mu mahembe waba utwaye n'umugenzi akagira ubwoba ati si igisambo. Mubwire abasore abasekirite ababahagarariye habeho ikintu bita n'ingando, nabyita nk'ingando, bagororwe bamenye ibyo bakora. Urumva ugiye kugororwa uno munsi yahagera muri koperative ejo yabona adahembwa avamo agahita yegurira udafite ibyangombwa. Perezida w'impuzamakoperative y'abamotari mu Rwanda aravuga ko abasekirite bakora akazi bashinzwe kuko ngo habaye hari abarengana bazajya babagana bakabarenganura. Abasekirite gendemeza ko bakora gusa icyo navuga nuko umumotari wese uzi yuko adafite ibyangombwa agomba kubishaka, natabibona azafatwa, nafato azahana. Hanyuma icyo umbajije nukuvuga ngo gufatwa sicyo kibazo, ahubwo bagendere ku murongo. Hanyuma uzafatwa abona ko arenganye azahamagara izo nzego navuze, umuyobozi wa koperative ukuri umutekano ku rwego rw'akarere nanjye bampamagare. Nta muntu ujya urengana yaduhamagaye ko icyo dushinzwe ni ukurenganura abamotari. Nubwo abamotari bifuza ko hakurwaho abasekirite, inzego za polisi zo siko zibibona. Uyu ni CIP Emmanuel Kabanda, umuvugizi wa polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda. Twebwe ro nka polisi dukorana nabo nk'abafatanyabikorwa, ariko imirimo bakora ni ya koperative. Natwe polisi tureba uko amategeko mu muhanda yubahirizwa, atari uguhohoterwa, ahubwo ikibazo ari ukudakunda ko hari inzego cyane cyane zibegereye zikorana nabo umunsi ku munsi zikurikirana ibyo bakora biba bidasobanutse, bagakenera ko babavamo. Polisi akaba ariyo isigarana izo nshingano, kandi ihame ryo kwicungira umutekano ntiri mu mwuga wa moto gusa, riri mu banyarwanda bose, ko umunyarwanda hari hose n'ijisho rya mugenzi we. Nabo rero umwuga wa moto hatarimo kwikemurira ibibazo cyane cyane by'umutekano ntabwo umupolisi yaba hose. Polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ivuga ko babitwa abasekirite bashyizweho n'amakoperative y'abamotari ngo bacunge umutekano w'abagenzi babo bari mu makosa. Gusa ku rundi ruhande ngo umumotari warenganywa yakwitabaza inzego zibishinzwe zikamurenganura. Josiane Mukantagerura, Royal TV.